Bruce Melody itaha iwacu yabajije Perezida Paul Kagame ibibazo byiza cyane. Bamwita Bruce Melody itaha iwacu cyangwa se Bruce itaha iwacu, niyo mazina yiswe n'ababyeyi, dore ko Bruce Melody yavuga ko yazamutse mu muziki bimugoye, nk'amafoto cyangwa se indirimbo yakoze kera mwarazibonye murazizi cyane. Yavuze ko byagoranye cyane, dore ko mbibutsa ko yigeze gukoranaho na Ama G The Black, murabizi zamani barakoranye cyane, ariko Ama G we yabashije kuba yabivamo, ubu yibereye mu buhinzi n'ubworozi. Ariko uyu itaha iwacu Bruce aravuga ati intego ni ugutsinda, ngomba gukomeza ngakora cyane. Ni nyuma y'uko abenshi bamwise Munyakazi, akavuga ati ngomba kuba nakora ikintu gikomeye nkabereka ko ndi Munyakazi. Nibwo muri iyi minsi asohoye ingoma kumwe na Diamond yitwa Pompo, afatanyije na Diamond. Ni indirimbo iri kuzamura urwego bishimishije, ni indirimbo iri gukundwa mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku isi, dore ko ari indirimbo iri gukomeza kuba yazamura urwego ariho ikamushyira mu rundi. Nibwo rero umuvugizi yamubajije ati se wowe ubona ibi bintu byunguka cyangwa se ubona ibi bintu by'ubuhanzi bibamo amafaranga? Yamusubije atuje aramusubiza ati ntabwo wagakwiye kuba uri kumbaza icyo kibazo, ati ibi bintu iyo babitunguka ntabwo mba mbibamo, ahataho ngo byunguka kurenza ibindi. Ati dore ko nta n'ikindi nshobora gukora, ati atari ubuhanzi. Si ugukuramo ibyishimo gusa, ati si ugusabana, si ukumenyana n'abandi, si ukumenya ahantu henshi hatandukanye, atukuramo n'akayabo k'amafaranga. Ati baze kuba wagenda ugasinyira miliyoni 50, ati nta kintu ukoze utaririmbye, ukabasha kuba wagenda ukaza uyabona gake gake. N'izindi ngero nyinshi zigiye zitandukanye yagiye atanga, ababwira ko mu buhanzi cyangwa se umuziki urimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi bifasha mu iterambere ry'u Rwanda ndetse no ku bukungu kuri we. Ariko Bruce Melody si ibyo gusa, leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga, kumonetiza n'ubwo yabashije kuba yatugererayo nk'urubyiruko, dore ko ari twe dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Ubwo bakoze ubushakashatsi bw'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, basanze ko biganjemo benshi ari urubyiruko. Yatubarije ati se nka gutya izi mbuga nkoranyambaga zikoreshwa hano mu Rwanda, abazikoresha nta kuntu mwazadukoreye ubuvugizi mukadukorera cyangwa se bakadukorera monetization cyangwa se bakatwemera monetization hano mu Rwanda? Ati urugero nko kuri TikTok, ati mukadukorera monetization byoroshye, ati gutya natwe twirirwa dushiraho ibintu dupostingaho ibintu, ati bikabasha kuba byatwinjiriza. Ati baze ko nko mu bihugu bigiye bitandukanye, ati ubusanga imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya ari amavideo yose abantu bafata, bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views ku rubuga rwa TikTok. Ati ubusanga
bibinjiriza akayabo k'amafaranga menshi agiye atandukanye, ati babikesheje imbuga nkoranyambaga bityo bakabasha kuba bakiteza imbere. Ati rero ati namwe mugomba kuba mwakora ibishoboka byose mukabasha kuba mwatwumva, ati mukatugererayo mukaturebera uburyo mwatumonitiriza izi mbuga nkoranyambaga twirirwa dukoresha. Nibyo bagiranye, dore ko hitabiriyemo abayobozi bagiye batandukanye ndetse n'umukuru w'urwenya Fanny Mercy. Yabashije kuba yabaza ikibazo Perezida Paul Kagame amubwira ati nk'uko witabira umuganda rusange ndetse na siporo rusange, ati twateguye cyangwa se twashizeho iseka rusange, atugomba kuba wadusura turagutumiye, ati urakaza neza. Ndetse ko harimo n'uhagarariye abanyamakuru bigenga aribo bita cyangwa se witwa Sikovia Umutesi uhagarariye ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo, nawe yarahabaye abasha kuba yamenya buri kimwe cyose kiri kuvugirwa muri iyo nama, dore ko bari bakoze mu mpande no mu mpande abayobozi bose bagiye batandukanye bari babagezeho cyangwa se babatumiye mu nama yabashije kuba babaza ibibazo bigiye bitandukanye babariza abanyarwanda muri rusange. Rero nshuti twakomeje kubana mu iki kiganiro, nutse ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Kora like, share and comment utubwire inyunganizi kugira ngo ubashe kuba wadufasha mu gukora ibiganiro. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye ndabakunda cyane. Ciao ciao.